buriya gukunda umuntu haba inkundu zigiye zitandukanye. Nkunda ukuntu mukomeza mumba hafi, iyo nagize ikibazo mwebwe bambere mungeraho, n'abakunzi bacu nagize ikibazo barabimenya bakamba hafi bakankomeza. Muri make bakunda nk'inshuti ziba hafi y'umuntu. Cyane. Ya natwe turagukunda. Urabona iyi si turimo, sika abantu bose bemera Imana. Ntago nje mpamya neza ko buriya nta muntu numwe ku isi utemera Imana, ahubwo arabyirengagiza. Ariko ako kantu shizamo ko kwirengagiza. Yirengagiza ko Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Ariko biko kari n'uwakuze hari izindi mbaraga yizera. Vora. Izo mbaraga zimunganye nubwo atari Imana yacu twebwe twizera. We yizera abo bakoni n'abapfumu. Abapfumu. Uwo muntu agazepfiriye. Uwo muntu azima. Tinya ko reba Asha iyo twajyaga kuryama twarasengaga. Uzikana najyaga no kumuryamisha kanga ngo mama dusenge. Nta muntu uzijya azagendera. Uva mu rugo ugiye imodoka igakwanura ugapfa. Byihuse. Rero byiza iyo uvuye mu rugo wiyejeje. Nubwo waba wacumuka ukavuga ati Mana mbabarira. Shansigaye mbona ubuzima n'akantu gato. Ni toto. N'akantu kadafite n'ifatizo. Nta gisobanura ubuzima bugira. Uzi kuva n'umwanya arimo n'icyo agomba gukora. Yisuzume arebe ku ruhande rwe nimba aka kanya aramutse agiye koko yagera mu mwami bw'Imana. Innocente uri kwiyumva ute nyuma yaho uboneye umugabo wawe? Ese uri gutekereza iki? Upanga iki? Iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocente. Iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocente. Nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much. Come to me. Come to me. Je t'aime trop. Nalingo mingwana. Manzi na Innocente nukuri ndabashimiye. Mwahisemo neza nukuri muraberanye. Manzi na Innocente songa mbere turabashyigikiye. Nongere ngwikazo dukurikiranya kuri Manzi Innocente TV muri kumwe na Nyashya Rwanda Rwanda rwakazamura igishonje ngo nagasuka mutano saa 7 n'umugoroba saa 5 cyangwa saa 7 cyo kuri Manzi Innocente TV. Birebere byinshi byiza tuba twagutegura umwaka dufite akazi kenshi katugomba gukora mu gihe gitondo gusaba kuri subscribe n'imitsari wayikora ndetse nawe wayikuzana kwinjira gusaba cyane kugusharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigende bigera mu mpande zigiye zitandukanye zirikana geremere zikaza abakunzi bacu bari muri Amerika, Asia, Afrika ndetse na Australia, bari mu bihugu buturanye Uganda, Burundi, Kongo, Kenya, Tanzania ndetse nawe uri imbere mu gihugu amajyepfo amajyaruguru burasirazuba uburengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali. Reka nkubwire ko urukundo ugenda utugaragariza n'uburyo ugenda ubana natwe mu bihe bikomeye ndetse n'ibyoroheje tugenda duca mu munsi ku munsi. Uwiteka Imana azajya abiguhera umugisha kandi akabiguhembera. Umunsi wa none ndi kumwe na Innocente arakeye ku maso, nekereza ko no ku mutima we ari kameze nyuma y'ibihamya, nyuma y'imirimo Imana yakoze, nyuma y'ibitangaza nabwo yabashije kubana n'amaso ye. Navuze ati rero nyuma ya biriya ndashaka ko tuganira, ndamutumira araza aranyemerera, ati ndashaka ko tuganira nawe akambwira uburyo yiyumva, akambwira uburyo yabibonye, akambwira uburyo famille yayibwiye story ko ibintu byagenze, ibintu bimeze bite. Innocente tangira usoza abakunzi bacu. Bahaye ikaze nyavuga nk'umunyamakuru. Bahaye ikaze abantu bakurikira Manzi na Innocente bakunda Nyashya ndetse bagiye bakunda ibintu byose bica kuri ino channel yanyu. Yego ndabashimiye, Imana igikomeza ibaha umugisha, ukuri ndabakunda. Sinzi uburyo nabivugamo pe. Gusa ndishimye. Udukundira iki? Buriya gukunda umuntu haba inkundu zigiye zitandukanye. Nkunda ukuntu mukomeza mumba hafi, iyo nagize ikibazo mwebwe bambere mungeraho, n'abakunzi bacu nagize ikibazo barabimenya bakamba hafi bakankomeza. Muri make bakunda nk'inshuti ziba hafi y'umuntu. Cyane. Ya natwe turagukunda kandi ntago tuzahwema kuba hafi mu gihe tugifite umwuka muzima cyangwa se mu gihe tugihumeka. Imana ikidutije ubuzima tuzagerageza kwaba ku bwawe
kandi nawe ndizera neza ko uzahaba ku bwacu cyane no kuri wahaye ikaze none ndagira ngo tuganire agati gaturika ivumbi ritumuke kubera ko ibiri mu mitima yacu ntago ari ibyo guhisha nta nubwo ari ibyo kwihishira ahubwo dukwiye gushyira amashimwe yacu hanze abantu bose bakayabona. Ntekereza ko ibyo wafataga nko kubeshya cyangwa se ibyo watekerejeho gake ngo ushobora kuba narakubeshye nawe ubwawe amaso yawe yabyiboneye ndetse n'amatwi yawe akumva ijwi ry'umugabo wawe. Aka kanya ndavuga ko ari umugabo wawe kuko nta wundi mugabo ufite, uriya n'umugabo wawe w'isezerano, ni papa w'umwana wawe kandi ni ubuzima bwawe. Kambivuge gutyo nubwo yagiye adeviya mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko wari ukumbuye kumubona. Nyuma y'ibyo twari twabanje kumvisha amatwi yacu, wabyakira ute wowe kimubona? Ese uri kwiyumva ute? Ubu sinasobanura uburyo ndimo kwiyumva, nta busobanuro mfite. Ego. Ariko nizeye ko nawe kudukurikirana urabona ko mu maso hakeye imeze neza, mu maso nta marira arimo. Ndishimye Mana, ndayishimye Mana, ndagushimye Mana, ndagushimye. Wowe utaratumye niheba, ego, itaratumye numva, yego narababaye ariko sinzi impamvu numvishagamo ko uri muzima. Ndishimye pe cyane. Bonereho no gushimira abantu bose bamfashije, ego, no kwiseguraho abantu bavuze ati gutya na gutya. Mu by'ukuri nk'uko nawe bakubwira ngo umuntu yapfuye, urababara urugira agahinda, kandi n'umuntu nakubwira ngo kanaka yapfuye ntuzabyihererane. Ya cyane. Ugomba kubisangiza abandi. Ego. Niyo mpamvu ngo muri biranditse ngo mu gihe cyo kwishima ugishima Imana, no mu gihe cyo kubabara ubabare cyane. Mu gihe cyo kwishima rero ndaje ngo twishimane kubw'umugabo wanjye kiriho, kuko no mu gihe cyo kubabara twarababaranye cyane. Yego, ndabashimiye n'ukuri abantu bambaye iruhande, bafashije mu buryo bugiye butandukanye, abantu bankomeje, abantu bambwiye ngo komera, kuko Imana ibaha umugisha. Amen. Mana yarahabaye. Urigishije cyane. Mana oya niko biba bimeze. Arega njye nyankunda kubwira ngo abantu ati mureke iyi miyoboro ya YouTube channel yacu igera kure cyane. Mureke ibe umuyoboro myiza yo kuhamya Imana. Yego. No kwigisha ijambo ry'Imana. Yego. No kugaragaza imbaraga z'Imana n'ibitangaza Imana ikora. Sibyo? Yego. Tureke kwigira imiyoboro yo kwamamaza sekibi n'ibibi byiwe. Sibyo? Ariko urabona iyi si turimo, sika abantu bose bemera Imana. Ntago njye mpamya neza ko buriya nta muntu n'umwe ku isi utemera Imana, ahubwo arabyirengagiza. Ariko ako kantu ushyizemo ko kwirengagiza, yirengagiza ko Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Ariko ko ari n'uwakuze hari izindi mbaraga yizera. Ahavora izo mbaraga zimunganye nubwo atari Imana yacu twebwe twizera. We yizera abo bakonikoni n'abapfumu, abapfumu. Uwo muntu biragoye cyane nitukafata ibintu ngo nta kuvuga ngo nago arabyirengagiza. Hari igihe wirengagiza, ariko nako kantu ko kwirengagiza ukakirengagiza ukavuga ati Imana iriho. Ariko so uzajya wakuze wanya ari abapfumu, bizerera mu mbaraga zepfiriye. Uwo muntu azima. Tinya ko reba Asha iyo twajyaga kuryama twarasengaga. Uzikana najyaga no kumuryamisha kanga ngo mama dusenge. Kaya kwa ngo Mana yacu agasengera abanyeshuri ngo Mana ikaye, ugasanga kuko yakuze abona dusenga. Uwo rero biragoye cyane ko yazirengagiza n'Imana. Niyo kwa kundi ngo abana bageze mu rubyiruko, bageze mu gihe by'ubwangavu n'ubugimbi, batangira kujya mu mico mibi, ntago haba harimo kwirengagiza. Ntago bishoboka. Niyo ababyica bizi. Rero twebwe dufate umubare nyamukuru w'abantu bizera ko Imana ibaho cyane, utanayizeye. Imana narayibonye pe cyane. Si ukuvuga ngo nuko ngo n'umugabo wanjye numvishije kakiriho, nabonye kakiri agihumeka.
kuva nyivuka ngiye nyica ubwenge kuko nyivuka hose nabanyivuka kuko ni mama wandebereraga ahubwo aho mariye gukura ngo nanjye ubwenge Imana ngenda nyibona buri kanya buri munsi ku munsi ho Imana iriho kandi irakora cyane sinzi burya ngo ari umuntu unenga inka akavuga ngo ya buri cyayiku akakura tudore kira gice ubuzi cyane inka aravuga ngo rebe na kira gicebe cyayo ahubwo ngiye sinzi n'impamvu inkunda Imana ikunda umuntu wese uyikunda hari aho ugera ukabona ko udakwiriye gukundwa n'Imana bitewe dore barakubwira ngo Imana y'ubwayo ntago burayanga umunyabyaha ahubwo urumva sina wasanga yanga umuntu wenda utihana sibyo ko ngize ko tureke kwigishira nekereza yuko kwihana dufite ikibazo cyo kutamenya ko twakoze icyaha yego nyine nicyo kibazo iyo wacumuye ntumenye ko wacumuye hanyuma si umenya ko wacumuye no wihana igihe aba ari amakosa kuko Imana irakicaye ku ntebe y'imbabazi n'amagingaye kandi abantu nta muntu uzi umunsi n'igihe imperuka izagerera nta muntu uzi igihe azagendera uva mu rugo ugiye imodoka igakwanura ugapfa byihuse rero biba byiza iyo uvuye mu rugo wiyejeje nubwo waba wacumuka uvuga ati Mana mbabarira nsigaye mbona ubuzima ni akantu gato ni toto ni akantu kadafite n'ifatizo nta gisobanura ubuzima bugira uzi kuva mu rugo ugiye ahantu uvuye mu rugo udasezeye nta kibazo mbese urababwiye ati ndaje ugera imodoka ikakwasa igahita ikwanga so rero buri wese nyine amenye umwanya arimo n'icyo agomba gukora yisuzume arebe ku ruhande rwe nimba aka kanya aramutse agiye koko yagera mu mwami bw'Imana Innocente uri kwiyumva ute nyuma yaho uboneye umugabo wawe ese uri gutekereza iki upanga iki ikintu ndi gutekereza kwishimaho ndanezerewe kuko hari nzi yuko umwana wanjye ari imfubyi azambaza ati data gutya na gutya ariko Imana cyadufiteho umugambi yego ubuho icyo ndi gutekereza ni ukugira ngo ndebe ko kiriya gihe bamuhaye cy'ukwezi cyashira yego tukamugenda tukamuzana nta n'izindi gahunda zindi ubwo nagize impanga naracyahumeka nkareba ahantu ari yego no gupanga uburyo ko ndakeka iminsi maragenda yimaramo gake gake ukwezi ni gushira tuzagenda tumurebye so rero sinzi nimba hari ikintu wabwira abakunzi bacu badukurikiye nimba hari abo washimire ubundi nari nkeneye kureba amarangamutima mutima yawe ukuri kwiyumva ukomeze byose biragaragara ko ari neza ubuzima bwo hanze bw'urimo bwo wenda Imana nayo ifite igihe zabugukuriramo kuba mwarira cyenda kubwiye ngo sinjya niheba mu buzima kuko mfite Imana ntaba ndi mu bibazo yego kandi nanone ngiye nizera yuko ikintu cyose kiba mu buzima bwanjye hari impamvu itumye icyo kintu kiba hari impamvu itumye ndi muri situation kandi nizera ko izarangira hari impamvu itumye mfite ukwiheba kwinshi nemera yuko ngiye nyivuka Imana igipanga ati wowe Innocente ugiye ku umubyeyi wawe agiye kugusama uvuke Imana yashyizeho ibintu byose nzanyuramo ngiye ku mutima ngiye niko nizera akantu kose ngiye kambayeho kamba mesomo cyane igitendo cyose ni isomo akantu kose nabyuka ngasitara nk'ejo bundi phone barayibye navuze ati wabona icyari n'igitambo cyane hari ibintu byinshi Imana ikuyeho ku buzima bwanjye ijana kurindi kuko ba telefone tubyihorere urumva ndabashimiye abantu bose bamfashije abantu bambaye impande n'ukuri ko Imana umuntu wese wagize icyo akora ku bwanjye yumviye ko musaba umugisha ku Mana n'ukuri murakoze nanjye nabo basabiye Imana ikomeze umugisha kandi ubutumwe badusengere ibyo turimo cyangwa se ibyo turimo kuzajya kureba mu bandi mwe bizagende neza bye bye